Valence ni umushoramari ukomeye mu gihugu ariko yisanze mu ihurizo rikomeye cyane. Gatanya n'umugore we itumye benshi bashaka kumukuraho imari ye. Umugore yashatse arashaka kubona kuri iyo mitungo. Bamwe mu bakozi be bamuhigiye. Umwana yabyakira umusore ndetse na polisi yabigezemo. Ese azabasha kubyikuramo? Tugwaye ikaze mu nkuru yacu twise Ikinyoma. Agace ka mbere. Valence umushoramari ukomeye mu gihugu ku buryo abantu benshi bamaze kumumenya kubera ikigo cye gitumiza ibyuma by'imodoka kikanabikwirakwiza mu gihugu. Ariko amaze iminsi mu rubanza rwa Gatanya n'umugore we, gusa urukiko ntirurabagabanya imitungo bari bafatanije. Nyuma yo gufata akanya yiherereye ashaka icyo yakora ngo yihimire ku mugore we ushaka kumusubiza ku isuka, yafashe umwanzuro wo guhombya ikigo cye. Ayo nama yari yo kugira ngo umugore we atazagira icyo abona mu gihe urukiko ruzaba rufashe umwanzuro wo kubagabanya ibyo bari bafite byose. Ati umva ko bigenje, ngaho ntaryaza amenyo ngo azarya ruhaya. Njyewe Valence ntabwo ifaranga ryanjye rishobora kugenda uko ryiboneye, ahubwo nawe ntazamenya uko byagenze, azashiduka byose namaze kubyiyambutsa. Ahubwo reka nihamagarire Karine numve kakajwe keza, dore ko ndikumbuye. Ahari wenda naryama neza. Ariko mu gihe ataramuhamagara yahise abona inkuru kuri televiziyo isaba ibigo bifite abakozi barenze 50 kuzana abakozi bashinzwe umutekano w'abandi bakozi. Nyumva akadomorwa. Ibi bije byiyongera ku bindi bibazo, mbega bisa no kongera umunyu mu gisebe, mu gihe ahubwo yashakaga kugabanya abakozi umwe ku wundi. Iyo nkuru ikirangira, Placide yahise ahamagara Valence. Bosi, mwiriwe neza? Mwiriwe neza Placide. Bosi, hari inkuru imaze gucaho kuri televiziyo aka kanya. Nabibonye, ubwo tuzabivugana na Nelson turebe icyo twakora, kandi vuba turizera ko tuzabimenyesha. Murakoze bosi, muramuke neza. Muramuke namwe. Hirya aho ngaho ariko Mutesi yari amaze kubona ko ashobora kwegukana ikigo cya Valence igihe urukiko rwaba rwategetse ko bagabana imitungo yabo mu buryo bungana. Yahise ahamagara Placide n'ubundi bari basanzwe bakundana mu ibanga. Mwiriwe neza Placide, bite se sha? Uyi nda amahoro cyane mute. Amakuru? Placide, amakuru se maze kugukumbura sha, duherukana kera rwose. Kandi urabizi ko Valence ari fake nta kigenda. None se twabonana muri weekend? Ariko sha, uzi ko uzanyirukanisha ku kazi. Gusa ntabwo nagwakanira rwose, dore ko nagukumbuye cyane. Ubwo tuzahurira hahandi kuwa gatandatu nka saa 11. Nta kibazo rwose mute. Sawa, ijoro ryiza. Uramuke neza mute. Hirya rero Nelson na Placide nabo bari mu mwanya ukomeye mu kigo cya Valence. Ubwo rero nabo bari kuganira. Inkuru iracyari ya yindi ya mitungo na rwa rubanza. Ubwo Placide aratangira. Nelson, boss n'umugore we bagiye gutandukana, kandi urukiko rushobora gutegeka ko bagurisha iki kigo kugira ngo babashe kugabana neza imitungo yabo. Ubwo rero nitutitonda dushobora gushiduka ntaho dusigaye. Niyo mpamvu tugomba kugira icyo dukora kandi tukabikora vuba bidatinze. Nelson yariyumviriye nuko asubiza Placide ati Placide, ibyo uvuga rwose nibyo pe, kuko urwego twari tumaze kugeraho byatugora kubona ahandi twabona akazi k'ubuyobozi na za diplome dufite zacu, wongera ngo urazizi ziramana tutadashobotse, ahubwo se tuzabigenza dute? Placide nawe yahise amusubiza ati wowe ntugire ikibazo, iminsi mike gusa nzakwereka uko tuzabikora. Ubwo Karine avuye ku kazi ahita agemurira nyina wari urwaye cyane, gusa asanga noneho yorohewe ugeranije nuko yari yasanzwe ameze. Nyina niko guterura ati mwana wanjye rero hari ikintu ntakubwiye, ubundi ntibyari ngombwa ko mbikubwira, gusa nabonye nta yandi mahitamo mfite kuko mbona wazagwa mu mutego nk'uwo nanjye naguyemo. Kera nkiri umwangavu ndi mu mashuri yisumbuye nahuye n'umusore wari umucuruzi mu gasantere ko hafi y'ishuri ryacu. Sinakubeshya pe, yari umusore mwiza kandi ni mu gihe yari afite byinshi byari gutuma mukunda. Ntibyatinze rero yarantumiye ngo nzajye kumusura iwe. Nari mfite ubwoba ko yansaba ko turyamana, ariko numvaga mukunze ku buryo natekerezaga ko adashobora kubitinyuka. Gusa nyine ibyo nibyo byabaye. Karine yese amubaza ati ma, uko se byarangiriye aho? Ntiwigeze wongera kumubona? Nyina wari watangiye kuzenga amarira mu maso, yaramurebye nuko ari imyoza, nuko arakomeza ati yahise yigendera nyuma yo kumbona ubwambure mwana wanjye. Gusa yakomeje gucuruza, ubu yarakize cyane.
Karine rero arakomeza ati none se ma uwo mugabo niwe data ko nta mucuruzi nzi ukomeye ufite amazina nk'ayo wambwiye ko ari aya papa. Nyina aramusubiza ati mwana wanjye rwose amazina twandikishije niyo yari yarambwiye, gusa nyuma naje kumenya ko yari yarambeshye. So ni bosi wawe Kalisa Valence. Karine yahise akubitwa n'inkuba abaza nyina ati ma data ni Valence? Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Agace ka kabiri. Nyina wa Karine yamurebanye agahinda kenshi cyane, nuko aramubwira ati uriya ni we so rero ubimenye kandi umenye uko ubyitwaramo. Naranze kubikubwira ariko nkimenya ko ari we mukoresha wawe nanze ko mwazakora amahano cyane ko nzi ubushurashuzi bwe. Karine yahise ahinduka nk'umusazi, ibintu byamurinze niko kuvugira hejuru ati ntabwo mbyumva naba narize amashuri yose ku bwa burembe data agaramye mu mafaranga angana kuriya. Oya mama. Nyina ntigeze amureba mu maso, nuko aramubwira ati mwana wa ibyo ntacyo twabikoraho kuko byararangiye, ahubwo ndashaka ko uhumuka ukamenya neza uwo uri we. Kiriya kigo ubishatse wacyegukana, upfa gusa kumenya inzira wabicishamo, kandi ndabizi neza kose atazatinda kugutereta. Niba ahubwo ataranabitangira uzarindira ibanga, kuko aramutse abimenye no kukwica yakwica. Nyina yakomeje agira ati mwana wa ndashaka kuzamporera nuko ibyo so yanyimye ukazabimpa ngasaza neza. Hagati aho ariko Umutesi na Placide, Umutesi yicaye ku meza muri hoteli ategereje Placide kuko bafitanye gahunda y'uko bahura. Ntibyatinze Placide yahise ahagera nawe barasuhuzanya. Placide ati barasuhuzanya. Ntibyatinze Placide yahise ahagera nuko barasuhuzanya. Placide wambaye neza, urahumura neza, nanjye rwose ndumva mfite ishema ryo kwicara iruhande rwawe muri uyu mugoroba. Mute urasa neza ariko nawe erega bosi ndabizi ko atakwisondeka. Placide mbabarira, Valence ujye umusiga mu kazi kawe, sinshaka ubintesha umutwe. Yego nibyo, ahubwo asa amakuru yawe. Placide ntayo pe, ubu noneho ujye na Valence byarangiye, tugiye gutandukana, gusa ndashaka ko hari icyo wamfasha. Nguteze amatwi Mute. Ndashaka ko ucunga kiriya kigo ku buryo nta muntu n'umwe ucyangiza, kuko nyuma y'urubanza nzi ko nzaba mfitemo imigabane myinshi, kandi urabizi ko ntacyo nambura nanjye ifite. Ibyo ndabizi cyane, kandi nzakora ibishoboka byose ku buryo nta kizaba utabimenya. Nyumva akadomo rwa. Ntiwumva se erega nicyo ngukundira, uri umuntu w'umugabo. Ubwo ariko Valence nyuma yo kubona inzira zose ntayo abona yamufasha kugera neza ku ntego ye, yahisemo kujya kureba umwunganizi we mu mategeko ngo arebe icyo yamufasha. Valence ati Manu, maze iminsi ntekereza icyo nakora kugira ngo uriya mugore ntazankureho n'igiceri, ariko nashobewe pe. Vale, hari igitekerezo mfite. Dushobora gushinga ikindi kigo tukacyandika ku izina ry'undi muntu, nuko tukagira imigabane myinshi muri kiriya kigo cyawe, maze igihe cyo kugabana kikazaza gisanga ufitemo imigabane mike ari nayo mugabana. Uzi ko ibyo bintu ari byo, ahubwo se wakikwandikaho? Oya, ntabwo wacyandika ku muntu bahita bakeka, ahubwo ubishyira ku muntu usanzwe, wenda ukabishya ko ari umwenda wari umurimo, hanyuma ukaguranwa imigabane muri icyo kigo. Uzi ko koko ari byo? Ubwo se ahubwo uwo muntu namubonane? Ugende urebe umwe mu bakozi bawe bakiri bato kandi wizeye, maze uzambwire uwo uzabona, nzabigufashamo nta kibazo. Nta kibazo rwose Manu, urakoze cyane. Rero ngaho reka ngende, tuzasubira. Vale, buretse kugenda kuko hari icyo nshaka kukubwira. Uzi ko namenye umuntu uguca inyuma? Ni Placide, umuyobozi w'ikigo cyawe. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Agace ka gatatu. Valence yahise ahaguruka atangira kuzenguruka mu biro bya Manu yabuze icyo akora ndetse n'icyo areka. Nuko ariko hashize akanya abwira Manu ati ibi bintu umbwiye ubihagazeho neza? Vale, amakuru mfite ni uko bamaze igihe kinini bakururana, ndetse kandi ubwo birumvikana ko bombi bakwirenza maze ikigo cyawe bakacyegukana. Manu, buriya kuko abantu umuntu azabagira ati urareba Placide ibintu ankoreye, naramuzamuye nta shuri nta diporome nzima, none koko niba nyituye. Vale, reka rero nkubwire, reka tubyitondeshe turebe icyo bagamije, maze natwe tuzamenye uko tububikira tubagwe gitumo, kuko byagufasha kubona ibimenyetso byerekana ko ahubwo ari Mutesi wakunaniye, bityo urukiko rukaba rwafata icyemezo kikubogamiyeho.
Manu, iyo nama ni nzima, dukwiye kwitonda tukazabafatira mu cyuho. Hagati aho ariko kuri polisi hari ibyari byaketswe. Nyumva akadomo rwa. Nyuma y'uko haketswe ku kigo cya Valence cyaba kinyereza imisoro ndetse ko haba harabayeho kuyobya imiyoboro y'amazi n'amashanyarazi ku buryo bishyura amafaranga make cyane, ishami rishinzwe kugenza ibyaha byo kunyereza umutungo w'igihugu ryahaye akazi abapolisi babiri, Eric na Boris, bagomba kujya muri icyo kigo nk'abakozi, nuko bagakusanya amakuru yose yagombaga kuba ahari ndetse banekera iperereza. Boris niwe bohereje ubutumwa bwa mbere bamumenyesha ko agomba kujya gushaka akazi muri icyo kigo nk'umukozi wimenyereza umwuga wo kwita ku mutekano w'abakozi. Na Eric we yari kuzamusanga akora mu icungamutungo. Nelson na Placide nabo bari bamaze kumenya amakuru bigiye kubera mu kigo bakoreraga, nuko bigira inama yo guhura. Placide na Nelson bari bahuriye ahantu bakundaga kurebera umupira, ariko banashaka gukomeza kunoza umugambi wabo wo gusahura ikigo bakoreraga. Placide ati, Nelson, ikipe yawe yambihirije pe, nta kigenda. Uziko yambihirije inzoga neza. Placide, iby'ikipe reka tubireke ubwira igitekerezo nagize. Uzi ko nabonye amahugurwa azamara amezi 3 agenewe ba rwiyemezamirimo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere. Twashaka uburyo rero boss ajyamo, nuko tukazakora gahunda yacu neza ntawe uduhagaze hejuru. Kandi Nelson, uhora uzana ibitekerezo bizima. Nibyo rwose. Ngaho se mbwira uko bimeze. Nabibonye kuri interinete ngo ba rwiyemezamirimo bagiye guhabwa amahugurwa azabafasha gushaka amasoko ku yindi migabane ndetse no kubona abafatanyabikorwa bashora imari mu mishinga yabo. Azamara amezi 3, azabera muri Amerika, Ubufaransa, Afurika y'Epfo ndetse na Singapore. Uzi ko bya bintu biciyemo mwana? Twagira igihe gihagije cyo gukora gahunda yacu nta muntu urabutswe. Yego rwose, ahubwo bwire Valence uko bimeze turebe uko yabyemera maze tuzamwemeza. Nelson, nzagerageza uko nshoboye. Ubwo ariko Karine aho yari yicaye ari ku kazi yagiye kubona abona Valence aje mu biro bye, nuko nawe ahita ahaguruka nk'ugiye guha karibu umukoresha we, ariko Valence ahita amwegera cyane aramuhobera, nuko Karine yumvise bitangiye kugira ku yindi ntera ahita yikoroza, nuko aravuga ati, boss, ndakeka ko bihagije. Nta kibazo Karine, nizere ko ntarengereye ariko. Oya, nta kibazo, nta kidasanzwe. Rero nagushakaga kuko Karine ndashaka ko tuganira, ntitwari tuherukanye ariko. Mwakwicara noneho tukaganira nta kibazo. Okay, murakoze cyane. Boss, niki gitumye mutugenderera iki gitondo? Karine, ubanze ibintu byose bikomeza pe, nashaka kuza kukuganiriza gusa ngo tumenyane byisumbuyeho kuko tuziranye mu kazi gusa. Boss, turaziranye rwose. Ntekereza ko ibindi tuzagenda tubimenya buhoro buhoro. Kari, icyo nshaka ni ukumenya niba nakwizera gusa, nta kindi pe, kandi ibyo sinabimenya ntarakumenya. Icyo ngusaba ni uko rero wanyemerera tukamenyana. Boss, ndabyumva noneho. Mwambwira noneho icyo mushaka kumenyaho, wenda byanyorohera kumenya ibyo nababwira. Karine, ntukabure ubwenge. Gusa reka ngende, iki kiganiro tuzagisubukura ikindi gihe. Valence aho gusohoka ngo agende, yahise azenguruka aza inyuma y'uwari wicaye ku ntebe, nuko atangira kumukanda ibitugu. Ariko mbere y'uko Karine agira icyo akora, urugi rwahise rufunguka. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Agace ka 4. Mutesi yari yicaye iwe mu rugo, ari kunywa ikawa anatekereza ku mugambi we. Niko guhamagara umwe mu bacamanza bari baziranye ngo amugire inama y'icyo yakora. Mutesi ati, muraho neza? Ni Mutesi. Muraho neza mute? Ewe, ni ibibazo gusa, jye n'umugabo tugiye gutandukana. Cyane arabyumvise pe. Ndashaka rero kumfasha ukangira inama kugira ngo menye neza icyo nakora ngo negukane imitungo ihagije muri urwo rubanza. Ibyo byose nabwo bigenwa n'ibintu bitandukanye. Uhereye ku isezerano mwagiranye, abana mufitanye, ndetse n'uzajya ubitaho, utibagiwe na nyirabayazana w'iyo gatanya. Ndabyumva rwose. None se nkora iki koko? Urasabwa gushaka uko wabona impapuro mpamo z'ubutaka kugira ngo umenye neza niba bubanditseho mwembi. Gushaka impapuro z'indi mitungo mufite ndetse no kumenya neza uruhare rwanyu mu bikorwa by'ubucuruzi mufite.
kugira ngo ugire ishusho yagutse y'umutungo wanyu muri rusange. Numara kubibona uzongera umpamagare nzakubwira icyo twakora. murakoze cyane, nzababwira nimara kubibona. Nta kibazo muzambwira. Hagati aho ariko Boris na Eric nyuma yo guhabwa inshingano zo kujya gushaka amakuru yose ku misoro n'icungamutungo bari bahuye ngo barebe uko bakwinjiramo. Nuko Eric aratangira ati, Bori, ibi bintu tugomba kubikora vuba cyane kabisa. Eri, ahubwo surazi. Ubwo uzi yuko nasanze umuyobozi ushinzwe abakozi hariya twariganye. Ushobora kumubwira kuri inshuti yanjye yashaka uburyo twinjizamo. Ndumva noneho byoroshye. Ubwo uramuvugisha maze uzambwire rero. Yego, ahubwo reka njye mu bwiherero ndahita ngaruka. Boris atarava aho ngaho yumvise umuntu umukozeho, ahindukiye abona nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Agace ka 5. Babonye Karina bahagaze imbere, Boris ariyumanganya arahaguruka aramuhobera. Ahita amubwira ati, Kari, iminsi myinshi cyane. Uzi ko kuva twarangiza aribwo duhuye. Gusa ndi kumwe n'inshuti yanjye yitwa Eric. Musize aho nari nicaye. Karine na Boris bahise bajyana aho Eric yarari, nuko Boris amwereka Eric. Karine ati, nishimiye guhura nawe Eri. Wakwicara ariko nta kibazo Kari. Ni iminota mike ariko kuko hari ahantu ngiye. Nta kibazo rwose. Amakuru yawe se Bori? Ndabona umeze neza. Shaka rero ntukazane imikino pe. Urabona bidakaze se? Merukuru umupolisi. Hari ikibazo se? Byagenze bite? Nagize ikibazo n'umuntu wampaye akantu ngo mukorere ariko gahunda iramfana. Yahangane pe. Bibaho nta kundi. Urakoze. Reka rero ngende, hari umuntu nari ntegereje twari buhure ndabona ari kumpamagara. Ubwo nunkenera ngiyi ikarita yanjye wazamvugisha. Yes, murakoze cyane Karine. Valence nyuma y'iminsi mike atekereza umuntu yakwandikaho ikigo gishya agiye gushinga, yamaze gufata icyemezo cy'uko uwo muntu yaba Karine. Ku munsi wakurikiyeho yagiye kureba Manu, wa muntu ujya umufasha mu by'amategeko, kugira ngo barebe uko babinoza. Manu, nabonye akana kitonda pe. Rero ndashaka kukandikaho cya kigo tuzashinga ngo hato Mutesi atazansubiza mu cyaro. Vare, ndumva ari byiza cyane. None waramuvugishije? Oya, nanze kumutera ibitekerezo byinshi, niyo mpamvu narinje ngo ubaze niba hari uburyo twabikora tutamumenyesheje ariko bikaturinda imanza. Icyo dusabwa ni ukugira ibanga gusa. Vare, birashoboka. Nyumva akadomo ariko rwa. nabyo harimo ibyago byinshi byo gufatwa. Nizere ko nabyo ubizi. Manu, wowe mfasha nibo bishoboye, ibindi tuzabireba ubundi. Nta kibazo rwose ndagufasha. Nuko nashakaga kukwereka ingaruka zihari ngo zigereranye n'amahirwe ahari. Ubwo ariko hagati aho ngaho Mutesi na Placide, Mutesi nyuma yo kubona inama z'umucamanza yahise ashaka uko yabonana na Placide kugira ngo abafashe kumenya neza amakuru ajyanye n'ikigo cya Valence. Mutesi na Placide hari ibindi biganiro bari bariho. Mutesi nyuma yo kubona inama z'umucamanza yahise ashaka uko yabonana na Placide kugira ngo abashe kumenya neza amakuru ajyanye n'ikigo cya Valence. Muti, amakuru nshakaho rero biragoye kuyabona rwose, cyane ko nanjye haba hari ibyo mpejweho. None kujya udahejweho? Gusa ayo si amakuru wampa. Ayo niyo makuru ngusaba. Imodoka mufite, imitungo mwaguze, mbese ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'amafaranga. Ubundi Muti, kuki ubishaka cyane? Placide, ni ukugira ngo Valence atazabigurisha cyangwa kabiri gisasi menye neza umutungo wacu. Ndabyumva. None se umfashije iki? Okay. Iminsi mike nzahita mbikoherereza. Gusa Placide atararangiza kuvuga yumvise umuntu ukomera amashyi nyuma yabo, bahindukiye babona ni Valence. Nyumva akadomo rwa. Ntukicwe n'irungu. Agace ka 6. Placide na Mutesi umugore wa Valence batunguwe n'uwo mugabo wasaga n'ubaguye gitumo. Bombi babaye nk'abakanzwe na za bombe za kirimbuzi njya numva.
Valence we yasaga n'ubonye gihamya yari kwihutisha mu buryo bworoshye gatanya yabo. Yahise abwira abo bantu basaga n'abafatiwe mu cyuho ati ko mumbonye mukikanga muti urano ukora iki? Nanjye ngo urano ukora iki kandi ndi kubona amaso yanjye ari kunyereka ibyo uri gukora. Naho Placide we mu bwoba bwinshi boss mwiriwe neza. Mba nkubwira sha uri kunyumva neza? Ndakumva wankamiye ngiye kwicwa n'ubworo. Ngusabye kwita wibwiriza uri kunyumva ukandika ibaruwa isezera ku kazi. Ndizera neza ko mbese icyo nshatse kuvuga. Ntabwo urenze karingi wanyitura rwose. Nta soni. Harya mvira mu kigo yabaye mvira mu Rwanda. Ibyo wakora byose ntibizambuza gukora icyo nagambiriye. Kandi nzashirwa nkigezeho nta kabuza. Cyo wagambiriye muti ndakubwiza ukuri ko nta niripfumuye uzankuraho. Ikindi kandi uritonde kuko amazi si yandi muti. Wahereye kera ufata imitungo yanjye ukayiteza barukegezi wita abagabo bawe, ariko ubu ngubu ikigega kirarinzwe. Ibyo wariye warabiriye, ahasigaye ni ukwitegura ubworo bugiye gutongora kuri wowe. Uranyumva neza? Ariko boss nawe mute mwakwihangana. Nimwihangane rwose mwihakabanga. Nimubona ko akabari kose ari mwe gahanze amaso. Mwihangane rwose ibibazo muze kubicocera mu rugo. Umva ngo kararogotwa ko utatinye kuza kwicara n'umugore utari wawe se hano. Uraje ubona inyungu y'ibi ngibi nta kabuza irakugeraho bidatinze kandi ahubwo reka nze nkwereke ko njye ntanganye ubwenge nawe. Valence yahise afata telefone ahamagara wa mwunganizi we kugira ngo amubwire iryo abonye. Ntibyatinze umwunganizi yamwitabye byihuse nk'umukiriya we w'imena. Manu mwiriwe? Nirirwa byahise wa mugabo we. Habaye igise ko numva uri mu rusaku. Yewe ahubwo sura ahantu wisanzuye ngo nkubwire ibyanjye. Oya nari nicaye mu modoka, reka nze tuze kuvugana mu kanya ngeze iwanjye. Nta kibazo. Hagati aho ariko Boris na Eric bakomeje urugendo rubaganisha ku ntego zatumye baba bahagaritse kwambara igipolisi, aho bari batumwe amakuru ashobora kwerekana neza inyerezwa ry'imisoro ryakozwe n'ikigo cya Valence. Boris yasaga n'uwabonye icyanzu cyari gutuma yinjira muri icyo kigo. Yari yatangiye kwiyegereza Karine nk'umwe mu bakozi bavuga ari kijyana. Bari basohokeye ahantu hari gutuma baganira nta kirogoye. Ubwo si ukuganira gusa kuko bicaga icyaka n'isari. Nuko Boris araterura ati nyumva akadomo rwa. Kari ko wabaye mwiza cyane ugakabya koko. Waragiye uba mwiza ku buryo njye ntabwo ndabyumvisha. Ni wowe twiganye. Ariko nawe urakabya rwose. None se nabaye mwiza nte koko? Cyane kuri nawe wabaye mwiza cyane pe. Niba ari ukubera ibifaranga birirwa wimenamo wenyine utanampaho. Simzi tu. Ntiwahindutse pe, uracyari ibikabyo nka kera. Naho amafaranga yo nawe ujye uza tuyasangire maze ukunde nawe unezerwe. Ntiwumva se agashomeri kari kameze nabi pe. Sham pole kabisa. Nuko byagenze se koko? Pole inshuti yanjye. Wenda ushobora kuzakabona kuko nzi ko ari umuhanga mu ishuri kandi ndizera neza ko ntaho bwagiye. Ariko se simperuka uri umupolisi waje kubivamo? Shaka kuba umupolisi ntabwo yabyoroshye cyane. Rero nabonye ushobora kuzabigwamo ndazibukira. Ahubwo se Kari kuko nta kazi wandangira koko ako wabona kose nagakora rwose. Shase ubu koko nzagufasha iki? Wareba rwose. Rero muri kiriya kigo cyacu harimo akazi ariko karaciriritse cyane kuko ari ako gucungira umutekano abakozi b'ikigo. Urumva se wagakora koko Bori? Sha ubwo se urumva akazi nkako ngako nakirengeshwa ngo kazakuraho kandi. Ahubwo se bizeye ko nta wundi baragaha? Rwose ndabyizeye kandi ndaza kukubera aho utari. Ndizera ko bizakunda. Ariko manu zikurema we waremye umukobwa nk'uwo. Ariko se koko nzakwitura iki? Kari urakoze pe. Urakoze nawe Bori. Ariko se kutanywa ngo bazana kandi gacupa di? Burya se reka nzi kunywera. Uraba biteguye kundandata rero. Ubwo ariko kandi Manu umwunganizi mu mategeko wa Valence yageze mu rugo ari kuvugana n'umukiriya we. Umva nkubwire. Ngewe ubwanjye namwifatiye mu biganza byanjye. Akuriya mugore ni ikirumbo pe. Yatinyutse ajya gusambanira mu kabari. Gusa mbikubwire ni bisa nkabyo kuko nicyo cyaburaga. Nasanze biteretse za byeri, amanyama, reka se nakubwira bambonye umva mbona babuze aho bahungira. Nise mboneraho no kwirukana yambwa ngo ni nura musore ngo ni Placide. Yampaye none se nta nubwo wabafashe basambana. Reka rero nkubwire muvandimwe. Nguteze yombi.
rwose gerageza ugenze gake ibi bintu hato utaziyicira urubanza. Kuba wabona umuntu ari gusangira n'undi cyane cyane umugore wawe ntibivuze ko aba aguciye inyuma, ahubwo buriya watumye nk'icyo kintu bahita bakireka, kandi byari kuzadufasha kubona ibimenyetso. Ubundi ubigenza gake. Cyakoze kwirukana uriya musore nta kibazo mbibonamo pe, kuko yari kujya aho uriya mugore amakuru ajyanye n'ikigo cyawe, bityo ibyo mukoze byose bikarara bimugezeho. Hagati ariko Carine na Boris bari biziwe cyane, mbese ubona buri wese yishimiye mugenzi we. Nuko Carine ati rwose nanjye ndumva nishimye pe, naho ubundi se ntuzi ko abagabo babaye idolari? Abagabo bariho, ahubwo wasanga wenda waba mutarabonana. Carine yahise ahamagarwa kuri telefone maze arebye asanga ni boss we ndetse akaba na se, ni ukuvuga Valence. Ese yaba amushakira iki? Ese Boris we yaba abonye amahirwe yo kujya gukora akazi yatumwe? Ese azagakora ate ku buryo atazigera avumburwa? Ibi nibyo uzasobanukirwa nukomeza gukurikira inkuru yacu Ikinyoma. Nyumva akadomorwa. Ntukicwe n'irungu. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse igucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva, hanyuma warangiza ugakora subscribe.